Umunsi we wo kwicwa nuwuhe? Ni nyuma yuko Christopher Okello ahamijwe ibyaha birimo kwica abana bagera kuri 4 ndetse bikamufata ari gusatira ibyumba birimo abandi bana nabo ngo abashe kubica abakasa imitwe. Urukiko rwahise rwanzura ko Christopher Okello nawe agomba kwicwa nkuko yishe bano bana. Mr. Okello, is it true? No, my lord. I think otherwise. Hejuru ya 50% by'abaturage batuye muri Afrika y'Iburasirazuba nibura buri munsi bari kubona video za Christopher Okello inshuro zigize kuri 2 zibaca mu maso yabo ku ma-screen yabo ya telefone, baba babishaka cyangwa batabishaka. Byose biri guterwa n'uburyo Christopher Okello yamaze kwamamara cyane kubera ubwicanyi buhambaye yakoze mu gihugu cya Uganda mu kigo cy'amashuri cy'abana bato cyane. Zimwe muri video ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ni zigaragaza uyu Christopher Okello ari mu rukiko yisekera, ubona ntacyo bimutwaye, yimereye nk'umusazi waho ngaho, kandi mu byukuri bari kumukanira urwo gupfa. Mu rukiko impaka zari zango turwane ku mpande zombi, baba baburanira Christopher Okello ndetse n'abamushinze ibyaha. Wasangaga neza bamuburanira abandi bakamushinza kugeza naho abantu banzuye ko Christopher Okello ashobora gutsinda runo rubanza bikarangira abaye umwere rwose ibyo kwica abana 4 bimukuweho. Gusa ku rundi ruhande abiciwe abana bari kwikubita hasi umusubirizo bitewe no kwibuka ibondo byabo byari byiza byamaze kubura ubuzima kubera Christopher Okello akaba ari kwisekera imbere yabo nta kibazo afite. N'ubundi tugiye kuvuga ibimenyetso byose byashinjuraga uyu mugabo kashobora kuba atari we wishe bano bana n'ibindi byamushinjaga bimuhamya neza ko ari we wishe bano bana. Ariko mbere yuko tubivugaho, ubundi uyu Christopher Okello umugabo bigaragara kadashinga, ariko abantu benshi akaba yateje akajagari mu mitwe yabo ni mu ntoki. Mbaye ikaze mu kiganiro, nge nitwa Eric Radu, stay on touch. Niba ushaka kugira ijambo mu rugo nk'umugabo, kemura ikibazo cyo kurangiza vuba. Iyi video ikorewe abagabo, niba uri umugore umwana scrollinga wigendere, iyi video ni y'abagabo. Niba ushaka umugore azajya kubaha, akaguha agaciro mu rugo, akagushyuhiriza utuzi, akakora akamasaje, akakwita, akaguha n'agaciro nk'umugabo. Gura iyi lavia wongere iminota wakoraga mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe. Shimisha umugore wawe mu buriri ubundi nawe akubahe. Hamagara kuri 0789909602 cyangwa se 0789881519. Muri Humble Kingdom ni karibu. Murakoze. Christopher Okello ni umugabo w'imyaka 39, umugabo ufite amateka n'ubuzima bwihariye bugaragaza ishusho ye mbere y'uko ibyago byose biba. Okello akomoka mu gihugu cya Uganda ariko afite ubwene gihugu bwa Amerika. Yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kirekire mbere yo kugaruka muri Uganda. Amakuru yatanzwe mu rukiko yemeje ko uyu muntu ari umuntu waminuje ndetse yigeze no kuba umwarimu mu mashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yigishaga ibijyanye n'indimi ndetse n'amateka. Mbere y'uko ibi byago cyangwa se amahanaba, Okello yari umuhanzi akaba umuririmbyi. Yari afite impano cyangwa se ibihangano bigiye bitandukanye ndetse agakunda no gukoresha imbuga nkoranyambaga agaragaza ibitekerezo bye. Gusa nubwo ibi by'ubuhanzi yabikoraga ntago ari byo byari bimutunze, ahubwo nyuma yo kugaruka muri Uganda avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakunze kugaragara mu bikorwa bijyanye n'ubuhinzi mu gace k'iwabo yari atuyemo. Mu rubanza bagaragaje ko uyu Okello yari umugabo wakundaga gusoma, ariko by'umwihariko agakunda gusoma ibintu bikomeye bijyanye n'ibitabo by'amateka cyangwa se intambara n'imitwe y'iterabwoba. Okello akomoka mu muryango uzwi cyane muri Uganda, aho ababyeyi be bari bafite imyanya ikomeye mu bijyanye n'inzego za leta cyangwa se mu nzego z'uburezi. Ibi byatumye abantu benshi bibaza impamvu umuntu nk'uyu ukomoka mu miryango ikomeye kandi iri mu nzego z'ubuyobozi ashobora gukora ibiteye ubwoba gutya. Okello ni umugabo ufite umugore n'abana 2, ariko amazina y'abana ndetse n'umugore byagerageje guhishwa kubw'impamvu z'umutekano wabo. Ntawe urabyumva neza, umuntu wisha abantu 4 ntago wavuga abana be cyangwa umugore we. Igihe cyose umwana we yagira hajya bajya bavuga ati uyu ni wa mwana wa mugabo w'umwicanyi, cyangwa se uyu ni wa mugore wa mugabo w'umwicanyi. Kuwa 30 Mata 2026 urukiko rukuru rwa Uganda ruri Kampala rwakatiye Christopher Okello Onyumu igihano cy'urupfu amaze guhamwa n'ibyaha birimo kwica abana 4 bakiri bato cyane. Urubanza rwasomwe n'umucamanza Alice Komuhangi ndetse yewe urugwaro rubanza rudasanzwe mu manza zikunda gucibwa mu gihugu cya Uganda zizwi nka mobile court. Uru rubanza rwa Okello rwari rukomeye gucya, rwabereye mu gace ka Gaba ku rusengero rwa Gaba Community Church hafi yaho ibibazo byose cyangwa se ibyaha byabereye. None ni ibihe bimenyetso basanganye Okello
kugira ngo babashe kumwemeza ko ari we wishe uyu mwana. Ikimenyetso cya mbere cyemeje Okello ni icyuma. Abapolisi basanze mu nzu ya Okello icyuma kandi kiriho amaraso. Bakoresheje ibimenyetso bya gihanga bizwi nko gufata DNA. Berekanye ko amaraso yari ari kuri icyo cyuma hari aho yari ahuriye na bamwe mu bana bishwe. Ikimenyetso cya kabiri ni imyenda yuzuye amaraso. Ubwo bakoraga ubushakashatsi kandi bagasaka mu nzu iwe, basanze imyenda yari yambaye igihe icyaha cyakorwaga yari igihari, kandi iyo myenda ikaba yari ikirimo amaraso y'abana. Ikindi kimenyetso gikomeye bagisanze muri kompyuta ye na telefoni ye. Polisi yo muri Uganda yerekanye ko mbere y'uko ubwicanyi buba, Okello yakoresheje mudasobwa ye ashakisha amagambo nka schools near me, amashuri ari hafi yanjye, ndetse bemeza ko basanze akunda kwirebera uburyo amashusho y'imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda ica abantu imitwe. Ibi ngibi bikaba byaremeje neza ko uyu mugabo yari amaze igihe kinini ari gutegura buno bwicanyi. Uyu mugabo kandi basanze akunda gusoma ibitabo bijyanye n'intambara. Basanze inyandiko yakuye kuri murandasi zirimo amategeko yo mu gitabo bita The Art of War, aho yanditse utumenyetso tugiye dutandukanye twerekana uburyo umuntu ashobora kugaba igitero mu buryo bwihuse cyane. Mu bizamini byakorewe abana bishwe basanzwemo ibinyabutabire bituma abana basinzira cyangwa se bata ubwenge. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Okello yabanje kubaha ibyo binyabutabire cyangwa se ibyo binyobwa kugira ngo baze gupfa batari kumurwanya cyangwa se batari gusakuza. Ikindi kintu cyemeje Okello ibyaha, Okello amaze gufatwa yari yanditse inyandiko isobanura uburyo yishema abo bana, nubwo nyuma yaje kuyihakana akavuga ko abapolisi aribo bamuhatiye kuyandika, ariko ngo ibyari bigize iyo nyandiko byahuraga neza n'uburyo imirambo y'abo bana bari bamaze gupfa yari imeze. Ibyo ngibyo bikaba ari byo urukiko rwagendeyeho rwemeza ko uyu mugabo iki cyaha ari ikimenyetso gikomeye yaba yarakoze. Christopher Okello ntaho gucikira yari afite, kubera ko n'abarimu bari gutanga ubuhamya ko bamaze kumubona yinjira muri iki kigo. Umwarimu wari ku ishuri yatanze ubuhamya ko yabonye uyu nguyu Okello aza kuri iryo shuri yiyise umubyeyi ashaka kuharerera umwana, akaba ari bwo ngo yaboneyeho kwinjira muri iki kigo rwose akahisanzura nta kibazo. Abatabaye nabo ubwabo bemeza ko Christopher Okello iki cyaha ari we wagikoze, ngo kubera ko bakihagera bamubonye asohoka yirukanka cyane, ndetse bamwe muri bo ngo bamwirutseho kugeza bamufashe. Nubwo ibi byose wumva ari ibintu bishobora kugaragaza ko Christopher Okello yakoze kino cyaha, ariko we n'abamwunganira ntago byawuje guhakana ko iki cyaha Christopher Okello atigeze agikora. Bageze ku nyandiko Christopher Okello yanditse yemera ko yakoze kino cyaha ndetse anasobanura uburyo yishemewe bano bana. Bavuga ko iyi nyandiko yayihatiwe akayihatirwa na polisi ngo yandike, hanyuma igitutu cy'abapolisi kikaza gutuma byandika, ariko akabyandika bitamuvuyemo, ahubwo akandika ibyo bari kumubwira. Bakavuga ko Christopher Okello agomba kurenganurwa kuko yahatiwe gukora ibyo adashaka. Ku bijyanye n'ibimenyetso basanze muri kompyuta ye ngo byemezaga ko uyu mugabo akunda kureba ibijyanye n'imitwe y'iterabwoba ndetse n'intambara. Ibi bikaba byatuma uyu mugabo bigaragara ko yari yarateguye biriya bintu. Abanyamategeko be ibi babiteye utwatsi rwose, bavuga ko kureba ibijyanye n'imitwe y'intambara cyangwa se ibijyanye n'imitwe y'iterabwoba atari icyaha, kuko buri wese yasoma ibintu runaka agira ngo akunde yiga amateka. Bakomeza bavuga ko kuba umuntu yagira amatsiko yo gusoma ibintu bitavuze ko uwo muntu ari gutegura ubwicanyi, ko ibyo bidakwiye kuba byamuhamya icyaha cyo kwica. Ku bijyanye na DNA zafashwe ku maraso yari ari ku cyuma bivugwa ko Christopher yakoresheje ari kwica abo bana, abanyamategeko be bavuga ko ibi bintu bidasobanutse neza, ngo kubera ko abapolisi nabo ubwabo bashobora kwanduza ayo maraso barangiza bakavuga ko ari we wabikoze kandi atarabikoze. Aha naho bakahera bavuga bati ibi bigomba gusubirwamo. Ku bijyanye n'ibinyobwa bisinziriza cyangwa se bindagiza ubwonko, abanyamategeko ba Okello bemeje ko nta gihamya na kimwe gihari kigaragaza ko uyu nguyu Okello ari we waba warahaye bano bana ibi binyobwa. Bavuze ko hakagombye kuba harakozwe irindi perereza rigaragaza neza iyi miti yaguzwe nuko yinjiye mu maboko ya Okello, ngo ntago ari ibintu byo gupfa kumwemeza gutyo gusa ko yabahaye imiti ngo nuko ahari. Ababunganizi ba Okello kandi bakomeje kwemeza ko uyu mugabo Okello ubwo yakoraga iki cyaha yari afite ibibazo n'uburwayi bwo mu mutwe. Bakavuga ko umuntu wakoze kiriya kintu atagakwiye kukiryozwa kandi afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kuko ngo atarazi guhitamo icyiza n'ikibi. Bavuze ko raporo z'abaganga n'ubushinjacyaha zitarimo kuri kose ku bijyanye n'imiterere y'ubwonko bwe. Aba bana bivugwa ko bishwe n'uyu mugabo ni abana bane bari munsi y'imyaka 3. Uwa mbere yitwa Ryan, uwa kabiri yitwa Keisha, uwa gatatu yitwa Gideon, uwa kane yitwa Ignatius. Ubu bwicanyi bwabaye ku itariki ya 2 Mata 2026 mu kigo cyitwa Childhood Development Program Center giherereye aho bita Igaba mu gihugu cya Uganda. Umucamanza yavuze ko iki kirego ari kimwe mu bidasanzwe kandi biteye ubwoba cyane kubera uburyo abana bishwe badafite kirengera, bityo
amuha igihano gishoboka cy'ikirenga, igihano cy'urupfu. Christopher Okello agomba kuba yajuriye mu gihe kitarenze iminsi 14. Iminsi 14 nishira atarajurira, igihano kigomba kuzahita gishyirwa mu bikorwa, bagahita bamusoza. Ni nuko nanjye kandi nsoje. Ndabashimiye, nitwe Rikiradu. Nizeye ko mwakanze like, mwakoze subscribe kuri uyu muyoboro. Tuzabane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.